perched along the shores of Lake Victoria, the Gglo Genocide Memorial Site. Abanyarwanda batuye muri Uganda bateraniye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Gglo ruri mu karere ka Mpigi bagamije kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 baha icyubahiro ibihumbi byo bazize Jenoside. Imirambo yabo yajugunwe mu nzuzi nyuma ikaza gutwarwa igera mu kiyaga cya Victoria. Iki gikorwa cyari kiyobowe na Alice Kaboyo, Minisitiri w'Ubutwererane ushinzwe akarere ka Luwero Triangle n'akarere ka Rwenzori. Hafi y'inkombe za Victoria hari urwibutso rwa Gglo, urwibutso rutwibutsa bimwe mu bihe bibi cyane mu mateka y'ikiremwa muntu. Aha haruhukiye imibiri 4771 mu bazize Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abenshi muri bo batwawe n'inkombe z'amazi nyuma yo kujugunwamo n'inkora amaraso. Ku barokotse no ku miryango yabo n'abandi bantu bose, aha si ahantu ho gushyingura gusa, ahubwo ni ahantu h'urwibutso rw'ububabare no gutekereza ku mateka mabi yabaye. Abanyarwanda batuye Uganda bafatanyije n'abahagarariye ibihugu by'amahanga n'abaturage bo hafi y'inkombe ya Gglo bakoranye guhesha icyubahiro abapfuye no gufatanya n'abarokotse kwibuka ababo bazize Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu kiganiro yatanze, Komiseri Mukuru w'u Rwanda muri Uganda yagize ati, kwibuka ntibitubera gusa igihe cy'agahinda, ahubwo bifite intego nziza kurushaho. Yagize ati, I take this opportunity to thank the government and the people of Uganda for showing the sense of humanity. Ndifuza gushimira leta n'abanyagihugu ba Uganda kubera ubuntu, kuko bakoranyije imibiri yose iboneka hano mu nyanja no mu zindi nzibutso ebyiri bakabasabira gushyingurwa mu cyubahiro. Nanone yagize ati, Indeed, if it were not for the local communities here, mu by'ukuri iyo bitaza kuba kubera abaturage bino, cyane cyane Bwana Mohamed Tubani, bafatanyije n'imiryango imwe n'imwe mpuzamahanga itabara imbabare, cyane cyane USA n'abayobozi b'inzego z'ibanze biyemeje gukusanya imirambo yabo no kuyishyingura, ntituba turi hano uyu munsi ngo twibuke. Yabwiye abunamiye abazize Jenoside yakorewe abatutsi ko itakozwe mu buryo butunguranye, ahubwo ko yabaye umusaruro w'imyaka itari mike y'amacakubiri, ivangura n'icengeza amatwara byashinze imizi. Uko igihe cyagendaga gishira, abavuze ijambo batanze umuburo ko iyo migenzereze iteye akaga ishobora kongera kubaho niba imiryango itabashije guhangana n'urwango ihezwa n'itangazamakuru ry'ibinyoma. Bavuze kandi ko amasomo yo mu 1994 akiri ingirakamaro cyane muri iki gihe. Hirya no hino ku isi dukomeje kubona kwiyongera kw'amacakubiri, amakimbirane ashingiye ku ndangamiterere, imvugo z'urwango n'ubutagondwa bwuzuye mu rugomo. The speed of misinformation and disinformation, especially through digital platforms, has further amplified division and mistrust. Famiye ya mama wanje niyo yishe famiye ya papa wanje. Ngiye hari ibintu bavugana n'ubu ntajya mbasha gushyira mu mutima, bamwe bavuga ngo akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu. Ntago umugani ngiye ujuza mu mutima wanjye, barumva navuga ngo akabura nikaboneke ni papa wanje. Famiye ya mama wanje yatoteje papa kugeza igihe papa nawe yumva ananiwe. Bari baragerageje kumwica, ariko Jenoside yabaye imbarutso yuko noneho bica umuryango wanjye. Papa nyuma numvisha abibwira abantu ko mama yagerageje kunkuramo, kera menya barakoresha nka glycerine bikanga. Urumva nakuze nderwa na bashiki ba papa, umwenzi ko ari we mama wanjye. Hanyuma papa wanjye kugeza isaha n'uyu munsi ntago arambwira ibintu byose yanyuzemo. Nagiye mu mugezi, ubu ntago nawubabwira ngo muwumve. Njya mu mugezi saa 12:15 za nimugoroba, ngera kuri Nyabarongo hafi mu masaa 11 ntavuye muri wa mugezi. Kwinduru zaravugaga ibintu bikomeye, ninyurira muri wa mugezi gusa kuko nta wari kuza mu mugezi. Hakabaho nsanga hacuramye nkamanukamo, hakabaho nsanze ibiti bishinyitse bitya bikanshwanyurira imyenda, manukamo kugeza ngeze muri Nyabarongo. Mpageze mpasanga abana b'abanyamasengesho nayoboraga, barambwira abaturajya hehe, dore ibitero hano haruguru. Umwana arambwira ati, cyo ndi kubugushoborere giye kukogana nkufatishe hakurya. Ankubita ku bitugu. Uwo mwana yitwa Yakobo, afite mukuru we hano ku rusengero Remera. Iyo mpageze iteka sinamutambuka ho ntamushuhuje. Erega burya hari abantu beza.
hari abantu beza Yakoba nshyira ku bitugu ageze muri Nyabarongo hagati kuko yagenda agasunika imirambo yari myinshi muri Nyabarongo imanuka iva za Shyembe Ikirinda akagenda asunika abamama asunika abana asunika abagabo twabonagamo n'abambaye amataburiya babaganga bishwe agasunika ariko agezemo hagati arambwira ati pase ntikarame ngira ngo agiye kumbwira ati ndananiwe mvaho arambwira ati ntuzi ko ndi umunyamasengesho nti ati Imana imbwiriye ubu ngubu hano mu mazi kwiyi ntambara itazakwica ahubwo uzakorera Imana. Yakobo yampanuriye turi mu mazi uzakorera Imana ijwi rirabimbwiye ndaryumvise nti nyamuna gerageza dufate hakurya. Burya rero ubuhanuzi ushobora kubwumva kuko uri mu mahoro, ariko iyo uri mu makuba kuvuga ngo Imana iravuze cyangwa ntivuze ntacyo bigutwaye. Ibyiza ni ugufata hakurya ukava muri Nyabarongo. Tubyumve kimwe nanjye ubusinkivuga mbabaye nkuko nari mbabaye icyo gihe, ariko ngo mare gufata hakurya nari mfite Bibiliya yanjye n'indirimbo, ariko hari hatambutseho n'ubuhanuzi ku rusengero nayoboraga baravuga batamaraso aramenetse ibintu birakomeye kandi intambara ibaye buri wese azayumva n'uruhinja ruri mu nda ruzayumva. Ubwo nfashe hakurya ngo ndangize rero nibwo naje gahoro gahoro ngera ku rusengero, abantu barambona ntambuka barambwira bati kufite Bibiliya ndi umurokore. Njya mu rusengero, ngeze mu rusengero ndavuga nti nanone ntabwo nzaba muri urusengero ntabwiriza niba ture yaza nkayibwiriza bagafashwa ntibatahe, ariko simbabwire ko ndi impunzi. Batese kubaha ugacyuka haba byagenze biti higewe numva kubaha nga ntacyo bintwaye, kubabwira ngo ndi impunzi bagajya gutanga amakuru hanze numvaga bari buze kunshaka. Ariko ngo bigeze ku mugoroba umuntu umwe witwa Munyabugingo arambaza tese wakujyana mu rugo. Ndamwongorera ntariko nubwo njyana mu rugo jewe ubu ndahunze ngiye aho numva Ikabwayi. Arambwira toya ngwino, aragenda acukura umwobo mu nzu ye, arangije hejuru y'umwobo hasiga akaryango nzajya anyuramo, hejuru y'umwobo ashyiraho urugi, hejuru y'urugi ashyiraho ibitaka, hejuru y'ibitaka nyanyagizaho ubwatsi bw'inyana. Noneho rwa rugi abantu bavuga ngo abahutu bose barishe, icyo cyaha muzakihana no kuba turiho twebwe bidakuyeho ko ashobora kumpisha kicundi, bitanakuyeho ko ashobora kumpisha ntagire uwo yica. Nk'ubu Munyabugingo njya mureba kuva ibyumweru 3 nahabaye sinigeze mbona atetse inyama, ariko nza kugira n'amahirwe mujye mubyumva gahoro nge ndabyumva cyane kuko nige nyirabyo. Ariko mureke mbivugeho, Imana ihishura ko muri ako kaga nzajya nywa amata, nibaza ahantu nzayabona. Noneho mbona byanakomeye, ntago wava mu mazi nkaho ngo wibaze ngo uzanywa amata. Sinanabitekerezaga, natekerezaga kubaho. Ariko Munyabugingo ngejeje iwe nsanga afite inkimaza amezi 2 byaye, umugore we yarapfuye yarasigaranye akana. Yanka imaze amezi 2 byaye, Munyabugingo n'akakana muri bo nta uzi gukama nta nunywa amata. Arambaza tese uzi gukama nti unywa n'amata se nti ati noneho jya uyakama uyanywe ku mugoroba ukama nduyanywe. Ibyo byumweru nahabaye nasohotsemo nyaga. Munyabugingo rero ntabwo mureke mbabwize ukuri, ntabwo Munyabugingo yampishe gusa ahubwo yaranankamiye. Mwumve namwe ibyo bintu, ariko biragoye kubibwira umuntu utarigeze ubona umuhisha.